muri iyi minota reka twakire umutumirwa wacu mu nsanganyamatsiko ya mbere aho turebera hamwe ibijyanye n'ubugenzacyaha n'iperereza. Yego, duhaye ikaze Dr. Murangira Thierry, twaze tubikomozaho tugiye kwibanda by'umwihariko mu kureba ibyaha byaranze umwaka wa 2021 nibihe biza ku isonga mu nzego zose zitandukanye. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda mu gutangira waduha ishusho rusange, umwaka ushize n'umwaka urangiye uti? Murakoze cyane. Uyu mwaka ushize wa 2021 ni umwaka twavuga ko ufite icyo uhuriyeho n'uwawubanjirije wa 2020, ariko of course ukaba ufite umwihariko wawo. Icyo uhuriyeho nuko ni imyaka ibiri hari harimo icyorezo cya covid, aho buri muntu wese, buri nzego zose zasabwaga kuba zakubahiriza ziriya ngamba zashyizweho na leta kugira ngo covid idakwirakwira mu gihugu. Muri ubwo buryo rero hariho ibikorwa bimwe byagiye bihindurwa mu buryo byakorwaga, ndetse habaho bimwe biza gukorwa mu nkokora kubera ko iki cyorezo cyaje kidutunguye, nta wari waracyiteguye. Ibikorwa bimwe byimukira ku ikoranabuhanga. Dushingiye rero wenda ku kazi kacu ka buri munsi ko gukumira ibyaha, kubitahura no kubigenza, mu rwego rwo gukumira ibyaha, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rwarateguye gahunda nyinshi zo kwigisha abaturage ndetse no kugeza serivisi ku baturage. Serivisi mvuga ni serivisi z'ubugenzacyaha ku baturage, aho ibikorwa bimwe byagiye bihagarara, twimukira ku itangazamakuru, dukoresha social media, ari bwo buryo bumwe twumvaga bwashobora kugezaho abantu ubutumwa twari dufite. Hari gahunda tugira zo kwigisha mu baturage, aho tugomba kubana n'abaturage cyangwa abayobozi b'ibanze, ndetse hari n'imodoka tugira, ibiro byimukanwa, aho tugenda tukagera mu mirenge ya kure ituriye sitasiyo za RIB tukakira ibirego. Ibyo byose hari uburyo byagiye bikorwamo mu nkokora, ariko nko byerekeye kwigisha abaturage twifashishije itangazamakuru cyane, social media n'ubundi buryo bwose abaturage bageraho. Noneho ku byerekeye wenda gukumira na gutahura no kurwanya ibyaha, byo nta kibazo, byarakomeje, ndetse biza kugaragarira, bikaba bigaragarira no mu buryo uyu mwaka uyu wa 2021 hariho imibare y'ibyaha twagenje yazamutse, aho byiyongereho 34 n'igice kimwe ku ijana ku madosiye twohereje mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha. RIB rero yakoze amaperereza ku madosiye 73,299 yashyikirijwe ubushinjacyaha. Iyo ugereranyije rero mu mwaka wawubanjije 2020 yari 52,131, ukumva ko hariho akazi kariyongereye mu kazi kakorwaga. Ndetse muri ayo madosiye 73,299 hari harimo ibyaha 93,197. Ubwo uko tubisobanura aho ngaho, dosiye imwe ishobora kuba irimo icyaha kirenze kimwe cyangwa bibiri. Niyo mpamvu usanga amadosiye aba ari makeya, ibyaha byiyongere biri hejuru, ndetse ubigereranyije no mu myaka ishize usanga hariyongereyeho ku byaha byagenzwe ni 7.4 ku ijana. Wambajije wenda ishusho nk'ibyaha 10 biza ku isonga. Mu byaha 10 biza ku isonga hazamo ubujura, gukubita no gukomeretsa, ibiyobyabwenge, gusambanya umwana, gukoresha ibikangisho, guhoza ku nkeke, ubuhemu, ubwambuzi bushukana, inyandiko mpimbano no kwangiza imyaka. Ibi ni ibyaha iteka usanga biza ku isonga, aho usanga byihariye 77.4 ku ijana y'ibyaha byose tuba twaragenje. Ibi ni ibyaha 10, aho usanga ubujura cyangwa gukubita no gukomeretsa
nibyo bisimburana ku mwanya wa mbere cyangwa ku mwanya wa kabiri. Nko kuri uyu muri 2021 ubujura bwaje ku mwanya wa kabiri, aho gukubita no gukomeretsa byaje ku mwanya wa mbere. Gukubita no gukomeretsa byari 24,145, naho ubujura byari 22,353. Wageranya n'umwaka wabanjije ubujura umwaka 2020 ni 20,798, naho gukubita no gukomeretsa ni 22,463. Iyo urebye rero gukubita no gukomeretsa ukoze nk'igereranya ry'imyaka 3 yari 31.4% ku byaha byose niyo bihariye, naho ubujura ni 32.1% ugereranyije mu myaka 3 ku byaha byose. Ibi ni ibyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwitaho cyane, kuko biri mu byaha bikorerwa ku mutungo, bikorerwa ku muntu, ndetse hariho n'ibikorerwa leta. Ibikorerwa leta ubwo ni nk'ibyo kunywa ibiyobyabwenge, bikorerwa ku muntu ni ibyo gukubita no gukomeretsa, bikorerwa ku mutungo ni iby'ubujura. Urumva ko bigera muri izo kategori zose. Hariho ibyaha tubona bigenda byo mu myaka ya mbere bitahabwaga agaciro, aho abantu bagenda baha agaciro. Hariho nk'icyaha bita icyaha cy'ubuhemu, wenda turagisobanura neza. Hari abantu bakitiranya icyaha cy'ubuhemu akakitiranya nk'uko jyewe nawe nshobora kuba nagiranye amasezerano nawe, tuvuge ndi umufundi yo kugukorera intebe, nkagukorera intebe zitajyanye n'igiciro cyangwa se zitajyanye n'izo twumvikanye. Aho ngaho ni ukutubahiriza amasezerano. Cyangwa se ukaba wafata avance ya za ntebe ugomba gukora ukaburirwa irengero, cyangwa ugafata avance ya decoration ntukore decoration y'ubukwe. Ibyo ni ingero z'ibyaha muri no minsi turi kwakira. Ibyo ni ibyo bita kutubahiriza amasezerano. Bitandukanye rero n'icyaha cy'ubuhemu, aho ingingo y'176 ivuga umuntu wese wahawe ikintu cyangwa wakirindishijwe kandi agomba kugisubiza cyangwa kugikoresha umurimo abwiwe, akakigarurira, akakirigisa, akagitagaguza cyangwa akagiha undi muntu. Aha ni nk'ahandi ushobora kuntira imodoka cyangwa ukayikodesha, ukayintira ngiye Rubavu, ukagenda Rubavu ukayikodesha, ukayitangaho ingwate. Icyo ni icyaha cy'ubuhemu. Icyo rero nicyo mu rwego rw'ubugenzacyaha dukurikirana, kuko iriya byo kutubahiriza amasezerano ni mbonezamubano. Ubwo bikurikirwa mu nzego za sivile, abunzi cyangwa inkiko. Naho ibyo dukurikirana mu rwego rw'ubugenzacyaha ni ubuhemu. Gusa mu Kinyarwanda araza akavuga ati namutije imodoka yanjye ntiyayigarura, yarampemukiye. Yego. Akumva ko ari ubuhemu nk'ubuhemu. Ni ubuhemu mu Kinyarwanda, ariko mu buryo bw'amategeko si ubuhemu, ahubwo aho ni ubwo buhemu. Ahubwo aho mu Kinyarwanda bitiranye ubuhemu no kubutubahirije amasezerano, yego niba naraguhaye amafaranga ngo nkorere intebe warampemukiye, ariko si bwo buhemu bw'amategeko tuvuga hano. Icyo nagira ngo wenda gisobanuke aho ngaho. Noneho mu bindi byaha twagenje harimo ibyaha bya GBV by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nabwo twafata ingero 5. Hari icyo bita guhoza ku nkeke, kiza ari icya mbere, gukubita no gukomeretsa, gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya, ku buryo butumvikanyweho, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubushoreke. Guhoza ku nkeke rero nicyo kiza ku isonga, aho muri uyu mwaka 2021 byari 2,888. Iyi mibare ni myinshi ukurikije nk'igisobanuro cyo guhoza ku nkeke. Icyo bivuga guhoza ku nkeke bisobanurwa n'ingingo y'147. Umuntu wese uhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe hagamije kumubuza kubaho mu mudendezo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibikorwa bibaho, hagomba kubaho repetition, kwisubira. Wabikoze none urasubira ubikorejo, urasubira ubikorejo. Akenshi wenda
nk'ingero umuntu twakoresha dushingiye ku birego bitangwa, guhora utuka uwo mwashakanye, yego, wagashyanuwe buri munsi ugahora umutuka, buri munsi guhora umucyurira ku kibazo wenda ashobora kuba yaragize, guhora uko ubyumvise ukamusohora ukamuta hanze uko mutonganye, ibyo ni ibintu bibaho. Ntabwo ari ibintu, izi ni ingero zibaho z'abantu baza gutanga ibirego. Kwicisha umugore inzara, kutamuhahira, kutamugurira imyenda, gutwika bimwe mu bintu mu rugo, kwirukankana uwo mwashakanye ugasanga mu rugo bimeze nabi aramwirukankana, ariko ibyo akaba ari ibintu usanga umuntu akora buri gihe. Ikiro kiza ku isonga kuko hariho abenshi, dushingiye wenda no mu muco wacu hari n'imvugo zavuga ngo niko zubakwa, yego, aho ngaho ugasanga byamaze kuba byinshi. Aho rero gusaba abantu ko rwose utagomba kureka ko biba byinshi, wegere RIB tubigufashemo. Hari Isange One Stop Center. Impamvu tubivuga ni uko ibyo ngibyo nibyo bivamo bya byaha bikomeye byo kwicana. Mwumva ngo yaramwishe, nk'uyu nguyu yirukankanywe kera ageraho, ni bya bindi ngo umuntu mwirukankana kera agashira ubwoba, hakaba n'igihe nawe aza guhagarara akihagararaho ugasanga aramwishe bitari ngombwa, ahubwo byaragombye gukemurwa. Ubu kuba bisigaye bivugwa cyangwa mwakira ibirego byinshi bitandukanye kuri iyo ngingo, nuko basobanukiwe ko ari barasobanukirwa. Abantu ntabwo bakemera kuvuga ngo niko zubaka, nta nubwo n'abantu ntibakijya izo nama kuvuga ati ceceka byihoreye niko zubaka, oya. Ahubwo noneho icyo ubuyobozi bw'ibanze tunabushishikariza nabwo bukagumya gushyiramo ingufu. Hari aho bigaragara ko bamwe babitangiye, hari n'ahandi ubona ko bikirimo intege nkeya, nuko icyo kibazo bagifata nk'ikibazo kiri serious, gishobora kuvamo ingaruka zo kwicana n'ibindi byinshi by'aho ngaho. Tukiraho kuri icyo cyaha mwavuze cyo guhoza ku nkeke, ndavuga ku bimenyetso kubera ko mu kinyarwanda dusanzwe tuvuga ko ntazibana zidakomanya amahembe. Ayo magambo ajombana mu muryango hagati y'umugabo n'umugore abonerwa ibimenyetso gute ko akenshi bayabwirana bari mu nzu cyangwa se mu cyumba, nta n'umwana ubumva? Hari icyo bita guhoza ku nkeke. Ni ukuvuga ngo ni ikintu ntabwo cyabaye rimwe, cyabaye kenshi. Iyo kimaze wumva gitangiye kuba cyinshi, wegera abayobozi b'ibanze, burya bagira ikayi bakabyandikamo. Akenshi hariho abajya kugera kuza kuri RIB baratanze ibirego bafite record z'amakayi. Ibyo rero ibyo ni ibintu bishingirwaho kuko ni ibimenyetso bigaragara. Ubuyobozi bw'ibanze bwagerageje kubunga birananirana, geje kubabwira ngo mubireke muve muri ibyo ngibyo, kuko nk'uko bivuze ntazibana zidakomanya amahembe, ariko hariho n'izishobora kubana zitayakomanya, sibyo? Yego, hariho izishobora kubana zitayakomanya, ntabwo twabigira nk'ikintu kiri standard. Hariho n'izishobora kubana zitayakomanya, ariko noneho igeze yakomanyije hariho abantu babafasha, ariko noneho ntibibe ingeso. Hari muri uko guhoza ku nkeke ugasanga umuntu buri mugoroba ataha yasinze, akaza akabuza abana amahoro, akabuza umugore, akarara avuga atera abantu hejuru. Ibyo nabyo ni uguhoza ku nkeke. Hariho rero n'ikindi cyaha cyiza nacyo cyajemo cy'ubushoreke. Iyo bavuga ubushoreke, ahangaha ni umuntu ubana n'umugabo n'umugore, umuntu ubana nk'umugabo n'umugore n'uwo batashyingiranywe. Ubwo umugabo afite urugo hano, uwo bashyingiranywe byemewe n'amategeko, ariko iruhande ugasanga ngo yacyuye undi mugore. Ibi nabyo ni ibintu bigenda bizamuka, ndetse bikurura ifuhe, bikurura ubwicanyi, bikurura ko umwe adashobora kwihanganira kuba yaharikwa. Kandi mu by'ukuri koko iki ni icyaha gifite n'ibihano hagati y'umwaka umwe w'igifungo n'imyaka 2. Ntabwo ibyo n'ibyaha nabyo byagiye bigaragara. Noneho wenda tugiye nko ku byaha, ubushoreke nabwo buri kuzamuka cyane. Burahari bugenda buzamuka. Ubwo hariho ababirekaga
ariko hariho n'undi ubu ngubu batangiye gusobanukirwa bavuga ati ntabwo nabyihanganira, burya ni uburenganzira bwanjye koko, ndi umugore w'isezerano, nta wundi ugomba kumparika, ntabwo bagomba kumparika. Akaza agatanga ikirego kikakirwa. Ibyo by'akenshi byo hariho n'ibyo usanga bifitiwe n'ibimenyetso, aho usanga baranabyaranye abana, umugabo yarayimutse rwose yaragiye, ugasanga umutungo w'urugo rwa mbere yarwimuriye ku rugo rwa kabiri. Ibyo uko abantu bagenda basobanukirwa, bigishwa, bagenda bikemuka. Hariho rero n'ibyaha nabyo bikorerwa abana, nabyo tutava hano tutavuze, bihangayikisha umuryango nyarwanda. 5 ikiza ku isonga ni ugusambanya umwana. Kiza ku isonga, kirababaje cyane. Guhoza umwana ku nkeke cyangwa kumuha ibihano biremereye. Ngira ngo ababyeyi batwumva, guhana umwana si bibi, ariko hari ibihano biremereye bitemewe. Iyo uvuze ibihano biremereye, ibihano byose bibuza umwana uburenganzira bwe. Bya bihano byo gukubita ntabwo byemewe. Guta umwana cyangwa kumutererana, iki nacyo cyumvikane. Iyo wabyaye umwana, nk'umubyeyi ufite inshingano zo kumukurikirana, ukamurebera, ukamuha ibimutunga. Kwica umwana wibyariye, kwambura umwana ababyeyi be cyangwa bishingizi cyangwa abo asanzwe abana nabo. Ibyo ni 5 byaje byibasiye umwana, ariko ugasanga igiteje inkeke mu mibare, aho 21 gusambanya umwana ari 4,519. Iki ni icyaha gihangayikishije. Nshingiye naho ngaho, wenda tukiri kuri icyo cyo gusambanya umwana, ubu ifite gahunda y'uko iki cyaha igomba kukirwanya mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka bw'amategeko. Ingamba tukaba dusaba abaturage ko dufatanya. Nk'ubu twatangiye, turi mu karere ka Gicumbi ubu ngubu, aho mu minsi 2 ku itariki ya 29 n'itariki ya mbere hafashwe abantu 50 basambanyije abana. Ariko ubwo ibyo ngibyo byashingiye nuko harimo 42 batwite. Aho ngaho ni gahunda izakomeza mu turere hose. Turasaba abaturage kudahishira, turasaba abaturage, abayobozi b'ibanze gufatanya natwe, kuko iki cyaha kigomba kuranduka. Nimba mbyumva neza, urumva harimo abana 42 batewe inda, harimo 9 noneho banatwite. 42 barabyaye, yego, 9 baratwite. Abo 42 babyaye, ubwo no kuvuga ngo nibo bavuga abagiye babasambanya. Uwo wicaye avuga ngo namuteye inda, ndamufasha kurera umwana, yakagombye kumva ko naba yarakoze icyaha. Apfa kuba yarasambanyije umwana utarageza imyaka 18. Utarageza imyaka 18 wese ni umwana. Ibyo rero ni icyaha kigomba gukurikirana. Nubwo kuba wamufasha ntabwo bigukuraho uburyozwacyaha. Kuba wamufasha bigukuraho uburyozwacyaha, niko itegeko rimeze. Ibintu bigomba gucika. Umuntu akumva ko umwana umureba hari, ukamwubaha, ukamufata nk'umwana, ukamureka agakura. Ibi bintu ko akenshi biba birimo rimwe na rimwe no guhishirana. Urabizi, umubyeyi umaze kumenya ko umwana we atwite, akenshi amubaza uwamuteye inda. Yego. Kandi rimwe na rimwe ugasanga n'umwana ntashaka kumuvuga, aramuhishiriye burundu bitewe wenda n'ibyo bemeranyije. Kuri mwebwe bigenda bite kugira ngo umwana ababwire ati runaka niwe wanteye inda? Ni ukugenza gahoro, ni ukuganira n'umwana. Hariho abantu, ntabwo buriya umwana umuganiza nk'uganiza umuntu mukuru. Umwumvishaho ko igikorwa ibiri gukorwa ari ku nyungu ze, akageraho akakubwira. Aba ngaba na bamwe muri bo baba baranabataye, gatera inda akiruka kagenda. Hariho n'abafite ingo, muri abo ngabo harimo abafite ingo. Ibyo ni ibintu rero wumva ko utakwihanganira, bizakomeza no mu turere hose. Umuco wo guhishira wavuze, ugize neza ko yuvuze, ntabwo bigomba kubaho, kuko guhishira, abazajya babihishira nabo bazajya bakurikiranwaho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Buriya ni inshingano za buri munyarwanda kumenyekanisha icyaha cy'ubugome. Iyo utakimenyekanisha kandi ukizi ubifite mu nshingano, cyangwa se hari uburyo wakimenye ukagihishira, urakurikirana. Tugasaba abantu rero kwirinda kubihisha. Iki cyaha nacyo ntabwo cyungwa.
ntabwo cyungwa n'abayobozi b'ibanze ngira ngo twabivuze kenshi ko badakwiriye kunga umuryango wasambanyije n'umuryango wasambanyije aho bahura ngo barica ikiru ngo oya iki cyaha nticyungwa ntabwo iki cyaha cyazacika tugumya kugisigiriza tugumya kugiha inyito tugumya gushaka uko tuvuga ngo uwo mwana azafashwa nande kubona ise ugiye kumufunga oya tugomba gukurikiza itegeko uko riri kugeza igihe bizacikira kandi turizera ko twese nitumara kubyumva tukabishyira muri kamere yacu bizacika kuko mu bindi bihugu byagiye bicika ibyo ngibyo ndabyumva ariko turebe umuryango hari igihe baba baranabanye umwe yita undi umugabo we umwe yita undi umugore we bafite rwose n'akana ubona gatangiye kumenya ubwenge icyo gihe iyo itegeko rikurikijwe umuryango kusigaramo icyuho bigenda bite rimwe na rimwe ugasanga wa mubyeyi wa mukobwa wabyaye sinamwita umugore ari kwirirwa mu bugenzacyaha avuga ati mwamfungiye umugabo ayeri niwe wari uri kumfashiriza umwana aho ngaho abantu barigishwa hari ikintu cya mbere buriya nta cyaha na kimwe kuri iyi si kitagira ingaruka yego ibyo ni ingaruka z'icyaha kiba cyabayeho ariko kigomba kurwanywa kikirinda ntabwo twavuga ngo hari ingaruka ngo umuryango ngo akenshi rero naho ngaho nabo ngabo wise umuryango hari abaje kurega hariho abaza kurega nyuma yamufashe yagize ubwoba ko ngo bagiye kumufunga bakagenda bakisha hariya yakumva hashize imyaka 2 akavuga ati buriya barabyibagiwe akamunaga hanze ngo dahero we ntitwasezeranye yego aho ngaho rero nabyo bindi bavuga ibyo byose ni ingaruka z'uburyo abantu babanyemo ingaruka z'icyo cyaha kurwanwa ko kigomba kurwanwa ariko yego kubungabunga umuryango birumvikana tugomba kubyitaho ariko umuryango tugomba kubungabunga ni wa muryango urinda abana gusambana wa muryango udahishira icyaha cy'ubusambanyi icyaha cyo gusambanya abana ni wa muryango wa mubyeyi atoza umwana we nubona umwana w'umukobwa umwubahe nubona umwana w'umuhungu umwubahe ni wa muryango aho uteza imbere ibyo positive masculinity positive masculinity ni ukuvuga ngo wowe nk'umuhungu nubona mushiki wawe ntumubonemo nk'umuntu simvuga mushiki wawe nubona umukobwa ntumubonemo nk'umuntu wasambanya ahubwo umubonemo nk'umuntu ugomba wowe kurinda ikibi cyose cyamuba positive masculinity turacyari mu byaha by'umwihariko bijyanye no guhohotera abana yego hari aho uvuze gukubita umwana Dr gukubita umwana iyo hajemo rib umubyeyi atangira kuvuga ngo uburenganzira k'umwana wanjye bugarukira he kumuhana yakosheje bigarukira he ibihano rwose umwana kuri kino gihe ushobora guhanwa kumva ko yababajwe bugacya mu gitondo ajya kwereka papa we ko hari itegeko ryamuhana aho hantu ntago abana nabo ntabwo tuvuze ngo basuzugura ababyeyi ariko hariho ibihano bitabangamira uburenganzira bw'umwana mbwira cya gihano hariho ibihano njya nibuka kera abantu batangaga umwana ngo kuko wakoze iki bakakubuza kujya kwihagarika si igihano ntubizi igihano ngo kuko yakosheje ukamwima ibiryo igihano ko umwana akubitwa inkoni 10 20 ejo akananirwa kwicara si ibihano uzi muri sosiyete nyarwanda babyemera inkoni 10 fate 5 yego umwana agenda afite imibyimba adashobora kwicara nubwo yabimwe hariho imwe ishobora kuvunjamo 5 hari ubundi buryo wahana umwana hari ubundi buryo wahana umwana ntabwo nkwemerera kujya muri hariya ugenda wicare mu cyumba ugumemo ntabwo uri burebe televiziyo cartoon ntabwo uri burebe ntabwo uri bugire ariko bya bihano umwana nibura bimwumvisha ko yakoze icyaha kurusha ko uhana umubiri guhana umubiri buriya zirahora iyo zihoze akibagirwa hariho na za nkoni nazo zituma umwana aba umurebere urabizi akaba umurebere si inkoni 5 se bankubita gusa nta kindi
ndatega ikibuno ariko twese tuzi ko iyo wakererwaga ku ishuri hari mwarimu wabaga uhagaze hanze ku muryango afite umunyafu utambuka biriya rwose wapi uzi neza ko utari bumurengeho atagutsibuye kabiri gatatu ejo bikakwibutsa ko uri bujye kuvoma ariko ukagera no ku ishuri kare. Oya buriya umuco urakura, amategeko arakura, uburenganzira burakura. Ntabwo muri iki kinyejana tugezemo ari cyo gukubita abana. N'inka ntizigikubitwa siko bavuze. Kuki abantu bakubitwa? Tubaha ibihano bibedika ariko bitababuza uburenganzira bwabo. Sinzi niba mwarabonye comments z'urundi zari ziri kuri iriya nkuru yo mu butabera y'abana bajyanywe imbere y'ubutabera. Comments zavugaga ngo aba bana ntibigeze bahanwa bakiri bato. Oya. Aba bana ntibigeze bacishwa akanyafu bakiri bato. Abana bigometse ari bakuru gutya ntibahanwe bakiri bato. Ntabwo izo comment ntabwo zaba ari nziza. Burya hari umugani mu Kinyarwanda ngo ubonye ngo abana sinzi ukuntu bavuga ngo ariko icyo baba bavuga iyo ubonye abana bundi barakuze neza ugira ngo uriya ni uzi guhana cyangwa se muri iyo sanse. Ntabwo ari uko twabivuga. Burya hari ukuntu abana bisoba umubyeyi yashyizemo effort zose ngo umwana we abe umwana muzima, umwana ariko akanyerera. Ibyo rero ntabwo wenda wabihindura ku mubyeyi ngo ni umubyeyi urera nabi, kuko buriya sintekereza ko hari umubyeyi utekereza kurera umwana we nabi. Ntekereza ko umubyeyi wese aba yifuza ko umwana we agakura mu buryo bwiza, agatera imbere, akaba umwana mwiza utaboneka mu byaha nka biriya. Mu bindi byaha rero byaje harimo ibyaha bimunga umutungo. Muri ibyo byaha bimunga umutungo twavugamo nka bitatu. Hari ruswa n'ibifitanye isano nayo, itangwa ry'amasoko ya leta no kunyereza imisoro. Ruswa rero niyo iza ku isonga. Muri uyu mwaka yabayemo 1448, itangwa ry'amasoko 138, kunyereza imisoro 145. Hari n'ibyaha rero by'ikoranabuhanga. Ibyaha by'ikoranabuhanga arizo za cyber crime. Muri iyi myaka ibiri, umwaka 2020 na 2021, ni ibyaha ni umwaka waranzwemo ko kubera covid serivisi nyinshi zagerageje kwimukira ku ikoranabuhanga. Ngira ngo mu mwaka 2020 hari kese nyinshi twumvaga aho abantu bavugaga babeshyaga abandi kohereza SMS, mobile money ngo amafaranga yobe benshi cyane. Twakoze ubukangurambaga biragabanuka. Ubu rero uko social media nako internet social media platform zose zikoreshwa n'abantu bose, abeza n'ababi. Abikoresha mu buryo bwiza bwo gutangaza amakuru, inkuru nziza, gusakaza ubumenyi. Hakaba ari noneho n'abandi nabo bazikoresha kugira mu buryo bwo kugira ngo bariganye abantu batwara amafaranga. Hariho ingero ni nyinshi. Hariho abakoresha social media nk'ubu ngubu ibintu bigezweho cyane, wenda nagira ngo tuvuge naho abantu bajye kuri social media, urubyiruko ruri kubigwamo cyane. Ngira ngo hari kese muherutse kumva ku urubuga rwitwa Tinder. Yego. Tinder, yes. Iriya Tinder ngo ni urubuga bashakiraho abakunzi, ariko hariho n'abashakiraho business partnership bakazibona. Uru rubuga hano ni urubuga rukoreshwa n'abantu basobanutse, abana b'abasirimu bize, abanyeshuri bo muri kaminuza. Ariko hano hari groupe y'abantu, abana b'abasore bajyaho bakajya benteresa abakobwa bavugana, biyise abanyamahanga bamwe kuko bakoresha icyongereza cyiza. Ariko birababaje abantu usangaho kuvuga ngo ni umukunzi, akakubwira ati tuzahure, uko muganira iteka we ari gukorekitinga, ari kugusaruraho amakuru akwerekeyeho. Uzi ko muri no minsi ibintu social media umuntu ajya kurya, mbere yo kurya no gufata ikiko cya mbere agafotora agapostinga imyenda aho agiye byose. Ubwo ni wowe uri kwishyira hanze, ni korodone zawe.
uriya rero noneho we muri kwa kuganira nawe cyangwa no kugenda muganira zikohereza unasoma ibye ariko kumenyaho amakuru menshi, ayo makuru rero niyo akoresha akakwiba. Umunsi umwe akakubwira ati duhure tuganire. Ni abantu baba bafite uburyo babikoramo buri coordonné. Amahirwe abenshi barafashwe, hari n'abandi bagishakishwa kandi nabo bazafatwa. Niba hari n'undi wabitekerezaga ntibazafatwa, ashatse yarekeraho, aho abwira umuntu ahamagara wa mukobwa ati ngwino duhure dusangire. Ubwo ntabwo amubwira ari ku manywa, amubwira ari nijoro muri ya masaha uri bwezite niwezita nushidikanya mu buryo bwa transport avuga ati reka nze ngutware. Kuza kugutwara akamenya aho utuye. Yaza cyangwa akaza avuga ati basi nimudashaka ko dusangira reka nze ngusuhuze. Ugasohoka wambaye dukamba mbiri n'agatelefone nk'umuntu ugiye gusuzuma umuntu kuri portail, tise wakwicaye mu modoka gato. Ariko ubwo bagiye ari abantu mu modoka ari abantu bane. Umushoferi, uwise boss, n'undi wicaranye na shoferi, n'undi wicaye inyuma. Noneho iyo bageze kuri ya portail, ba bantu wicaranye na shoferi n'uwicaye inyuma bavamo. Noneho wowe igihe akubwiye ati waje se tukaganuka abawicayemo gato tukavugana, igihe ukicaramo ba bantu babihisha bagahita binjiramo, ubwo ugasanga wicaye hagati y'abantu babiri, bakagushyiraho icyuma bakagutwara bakazamura imiziki. Ibyo ni ibintu abantu bari kugwamo. Hariho abasambanyijwe, hariho abibwe. Abantu rero icyo tuvuga aha ngaha bagira amakenga. Nibyo koko ushobora kumenya n'umuntu kuri social media nta gitangaza kirimo, ariko igihe mugiye kubonana ntabwo ugomba kwizera ko ya foto wabonaga kuri social media ari iri bubone. Abenshi bagwa no muri shock cyane kubera ko yari yinjiye mu rukundo azi ko agiye kubonana n'umuntu w'urukundo bakundana, hanyuma akisanga abonanye n'amabandi bamushyizeho icyuma. Aho rero tubwira abantu ko bagomba, niba muri bunabonane mubonane amasaha y'amanywa, nta nubwo umuntu mwamenyeye kuri social media ugomba guhita wicara mu modoka ye, muhuriye muri public place, hari coffee shop, muri restaurant, ariko ku manywa ureke gushamaduka, ntushamaduke ngo uhite wumva ngo hari ibyo bavuga ngo kuva mu byawe. Uve mu byawe, ugira amakenga kuko ntabwo ibyo tubona kuri social media ari byo. Hari ikindi rero noneho social media abantu bakora za platform ngo online shopping, abana b'abasore akareba kuri internet akabona ngo abantu bacuruza electronic device, nizo cyane zatira abantu. Twa computer duto twiza, telefone, smartphone, ukumva ngo iPhone 13 ngo umuntu arayitangira 500,000. Iyo ntibaho, nubwo waba uyikorera wowe ubwawe. Ngira ngo no ku ruganda ntibayitanga batyo. Ubwo ugashiduka ngo igiciro gito. Icyo nicyo kintu cya mbere agukururisha, igiciro gito. Akakubwira ati jewe, ubwo akakwereka uburyo bworoshye, mugahita muvugana ko kanya ati jewe umpe avance mu minsi 3 urabuyibonye. Yego. Avance y'ibihumbi tuvuge ngo utange icya kabiri cy'ibihumbi 500 ukabutanze nk'ibihumbi 250 ukayatanga, abenshi bayishyura kuri M-Pesa. Wenda ugereranyije mu byaha byose ugarutseho, ibyo mwakoze ubukangurabaga bigasa nkaho bicitse umwaka ushize n'ibihe? Wenda icyo twavuga gucika ntabwo twagera igihe twavuga ko byacitse. Yego. Ariko nk'ibyaha by'ikoranabuhanga abantu baragenda basobanukirwa. Ubu ngubu ku kigero kigaragara nta muntu ubwambuzi bushukana bakoresheje itumanaho, kwa kuntu umuntu akohereza SMS ugahita umwohereza amafaranga utabanje kureba, ibyo byaragabanutse. Hari kuza duke cyane, usanga ari nka 0.0%. Ibyo bigaragaza ko ubukangurambaga bukora. Ibi byaha byo gusambanya abana nabyo, niba tubona statistike zizamuka, nabyo ni result z'ubukangurambaga, aho abantu basigaye babona ko koko kunga sibyo. Niba yarasambanyijwe ntabwo twabireka, tugomba kubivuga. Ntabwo twavuga ngo ni amahano niko bimeze, cyangwa kwa kundi basisibiranyaga bagaceceka. Barabivuga ko bivuga statistike zirazamuka. Ni nabo ngabo bafashwe Gicumbi ejo
muri iyi minsi yashize ni result z'uko abantu batoboye bakavuga atari ku mwana wo kwa kana karatwite kandi amuzi afite 16 ubwo amakuru akagenda akusanywa gutyo harimo kubanza abantu kumenya uburenganzira bwabo hariho n'ibindi byaha bigenda bizamuka ko hakozwe ubukangurambaga imibare byakorwaga bakabireka ariko hakorwa ubukangurambaga abantu basobanukirwa uburenganzira bwabo icyo cy'ubuhemu twavuga hari icyo muherutse gukomozaho kijyanye n'ubujura bukorerwa kuri ano makarita yo muri banki. Yego urakoze cyane ko tujya ku ikira cyaha kiri gukorwa gute? Ikira cyaha uburyo gikorwamo nabyo n'ibyaha bijyanye n'uko aho ibihe bigeze development iterambere leta y'u Rwanda yadushishikariza ko tutagomba gutwara amafaranga mu ntoki. Yego. Muri ko gutwara amafaranga mu ntoki boroheje uburyo ubwo uyatwara kuri carte cyangwa kuri za mobile money. Kira cyaha rero uburyo gikorwamo abantu ntabwo bari bazi neza ko iyo ufite visa card cyangwa ziriya carte iriya mibare y'inyuma umuntu aramutse ayibonye ko ashobora gukora online shopping ntabwo yajya kuri ATM kuko ATM biba bisaba ko ufite iriya device ariko ushobora kujya online shopping ukodaringa computer ukodaringa ibiki byose ukoresheje ya mibare. Abantu rero mu mahoteli abishyuza abatanga serivisi bishyuza bafite ingeso mbi nazita ko ari ingeso mbi bazitwaraga kwa kundi uzi ko wayimuherezaga akagenda akikoza muri comptoire akagarura ka POS yamara kugarura ka POS akaba ari bwo yishyura ariko muri kwa kwikoza muri comptoire aragenda agahita fotora ya mibare y'inyuma akayibika nyuma y'igihe gito ukajya amafaranga avaho. Ubwo icyo tuvuga ubu ngubu niba agiye kwishyura akwishyurira imbere ntumuhe opportunity ko abika ya mibare yawe. Icya kabiri naho uyibitse uyibike neza kuko umuntu ashobora wayanderetse agafotora akitwarira kuko birashoboka ko umuntu ashobora gukora online shopping. Ikiro nacyo ni icyaha nibyo twagiye tubona tugomba kuburiramo abanyarwanda ariko noneho ni icyaha kizacika igihe twese tuzaba tuzi ko ya carte ugomba kuyibikaho. Iriya carte egal amafaranga uko utakwandarika amafaranga n'iriya carte ntuyandarike kandi nujya kwishyura aguhagarara imbere. Bari abantu nabo bafite izo ngeso mbi batanga serivisi afite ingeso mbi zo kubika abona bakashia harimo na manager ifite mu ruhare mu bo dukurikirana harimo barimo kuko buriya nibo basobanukiwe impact yabyo. Turasaba ko amahoteli amaresitora za bar niho bigaragara cyane ko bashyiraho amabwiriza mu maresitora yabo cyangwa mu mahoteli ko umukiriya uwishyuza agomba kujya yishyuriza imbere y'umukiriya akaba ari polisi uwafashe carte akayijyana muri comptoire akayigarura akaba ashobora kubikurikiranwa ndetse na banki tukazisaba ko nazo zashyiraho ubundi buryo navuga butorohera umuntu kuba yakwiba undi akaba niba ukizemo ya mibare bakaba basaba icyo bita confirmation yenda kuri telefone cyangwa mu bundi buryo kugira ngo nibura bitorohera abantu kuko tukira aho ngaho gutyo bivuze iyo umuntu yamaze gukora iyo transaction ntago wa wundi wibwe ashobora kurivasinga cyangwa guhamagara banki ikarivasinga akenshi ikibazo ubona message amafaranga yamaze kuba deducted n'igicuruzwa cyamaze wenda kiri mu nzira no kugeraho ariko ibyo ngibyo gukorana n'amabanki byo ngira ngo amabanki nayo arabyumva kuko ntabwo ashimishwa no kumva ngo abakiriya babo bibwe bibaturutseho. Yego hari uruhare rw'umukiriya kuba yandaritse ariko noneho na banki ifite inshingano zo kurinda abakiriya babo kuba bakwibwa muri ubwo. Yego wenda tukiri kuvuga ku byaha reka tunagaruke ku nkuru ngira ngo twayibonye ku bitangazamakuru bitandukanye ku munsi w'ejo aho havugwaga umukobwa bivugwa ko we yaciye ururimi wo bakundanaga byagenze biti iriya case ihagaze gute? Iyo nkuru nibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
ni ikirego rwakiriye itariki 30 z'ukwezi kwa 12 haza umusore nta nubwo yabashaga kuvuga kuko mu ibazwa rye yarandikaga avuga ko yaciwe ururimi n'umukobwa bakundanaga. Tumubaza uburyo byabaye, we abisobanura ko n'umukobwa bari basanzwe bakundana, yari yagiye kumusura, amaze kumusura baratahana, nako aramuherekeza mu masaha y'umugoroba ngo ageze ahantu hiherereye, ngo amusaba ko baryamana. Umukobwa aramuhakanira, ariko aramubwira ati basi unsome. Umukobwa nabwo aramuhakanira. Hanyuma ngo umuhungu aza gusa nk'insista, araforsa, baramusomye. Umukobwa nawe muri kwa kutumva ibimubayeho mu kumwiyaka aramuruma ururimi araruca. Ubu rero iperereza aho rigeze, turi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurakora iperereza rumenye niba koko uwo mukobwa urwo rurimi yararuciye mu buryo bwa self defense, bwo kwirwanaho kuko yari yugarijwe, cyangwa se niba yabiciye mu bundi buryo. Ubwo iperereza niryo rizabigaragaza. Ubwo si iyo bisanze ibyo wenda iperereza rigaragaje yuko yirwanagaho, ubwo ndahita ntekereza n'ibindi byaha byose umuntu agwamo yirwanagaho yari self defense. Iyo ubwo urambaza self defense cyangwa kwirwanaho kuko wari wugarijwe, icyo gihe nta buryozwa cyaha bubaho. Iyo ndavuga ubwo ngubwo umucamanza agaragaje ko nta buryozwa, nta ibyabaye, kira gikorwa cyabaye, umuntu yirwanagaho kuko yari yugarijwe mu buryo runaka, yasanze wirwanagaho kuko wari wugarijwe, nta buryozwa cyaha bubaho. Uburyozwa cyaha ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ukurikiranwa. Yego. Biragaragara ko impera z'umwaka akenshi hagiye hazamo ibyaha bijyanye no guhimba ubutumwa bwa COVID-19, abantu bakabuhererekanya bikaba imikino. Abandi ugasanga bagiye bagura ngo amakarita y'uko bikingije, abandi bagahererekanya amakode. Biriya byaha muri kubona muri ino minsi bishamikiye ku ikoranabuhanga no guhererekanya ubutumwa, ko abantu nubwo bazi ko ari icyaha bakomeza kubigwamo, mwababwira iki? Icyo twababwira ni uko buriya ntabwo biranababaza, buriya iyo uguye mu cyaha wikururiye, nibyo navuga, wikururiye, wakakiguyemo nibura kikugwirira. Ariko kuba ukikururiye, urabizi neza ko gushaka icyangombwa ngo warikingije mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni impapuro mpimbano. Impapuro mpimbano ntabwo ari icyaha cyoroheje, ibihano biraremereye. Ukabikora, ukongera ukabikora, ukumva ko ngo ari bwo busirimu, uri kwijyana ahantu hatari heza. Icyo nakubwira, buriya byose ubu uzafatwa. Ushobora wenda kudafatwa none, ariko uzafatwa ejo. Si byiza rero ko wishyira muri record, ujya muri record z'abantu bakora amanyanga. Ubu ngubu icyo nakubwira, buriya icyo nabwira abantu, ibintu byose bijya on record. Hari igihe uba uzageraho ugasaba icyangombwa runaka, hari ibintu wakoze mu mikino ukaba utakibona kubera ko wigeze gukurikiranwaho iki cyaha. Hariho ibyangombwa wenda mvuga by'abantu bajya mu mahanga, bajya mu mahanga ukaba wabura amahirwe kubera ko wigeze gukoresha impapuro mpimbano. Muri make uri umubeshyi, muri make uri umunyabyaha. Abantu rero wikora akantu kita imikino, kuko buriya icyaha cyose kigira ingaruka. Ako karimo n'utuntu two gusiba plaque ngo zidafotorwa na kamera, biriya byose bakazihindura inyuguti, cyangwa se ugasanga plaque yose yihinduye umuhondo. Ukoresha inyandiko mpimbano, ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ntibyemewe. Abantu bashatse bareka, kuko ayo mayeri ukora turayazi. Ubwo se urumva uzaducikira he? Uzumva uzacikiraho ubutabera hehe? Wikwirirwa rero wishora muri ibyo ngibyo. Ubwo ngira ngo icyo nababwira babireke kwikingiza. Umuntu ajya gufekinga, ujya gushaka dokima itavugisha ukuri, kwikingiza niyo batikingiza. Cyangwa resulta
kujya gukoresha test ya covid ahantu hose nta masegonda bigifata 5,000 gusa ushobora kurengera 5,000 ukazishyura menshi ukajya mu munyururu ugacibwa amafaranga menshi ukagira n'icyo gisebo n'ibyo bintu byose kuri umunyamanyanga ntabwo ari byiza. Abantu hariho ibyaha ubona abantu bakuru ukibaza kandi ukabona ari abantu basobanutse bazi amategeko b'abanyamujyi ubona bitabagwira ukibaza ubwenge bwawe bwagiye kugira ngo ujye gukora ikintu nk'iki ugasanga kabisa gitesheje agaciro for no reason. Ukomeje ku byaha rimwe na rimwe umuntu akora akitwaza ko atazi itegeko. Iyo ukoze icyaha runaka bikagaragara ko utari uzi itegeko, utari uzi ko ari n'icyaha, bigenda biti ntaho kutamenya itegeko. Urwitwazo rwo kuvuga ngo nta tegeko uzi ntabwo bigukuraho kuba wahana. Icyo ni ibintu abantu bose barabizi, si urwitwazo. Hari n'ikintu usibye no kuba utarabisomye, ubu wari wigeze kwigisha ko kwicara ari bibi. Hari ibintu umuntu avuka ni ibintu umuntu avuka cyangwa se sosiyete ikamwereka uko agenda aba mukuru. Ariko turi kureba ibyaha by'umwihariko byaranze uyu mwaka tuvuyemo. Muri mwaka tuvuyemo harimo rwose muri kino cyumweru cya Noheli harimo case z'abantu banyweye inzoga zisanzwe zifite n'ibirangantego bya standard barapfa. Mwiperereza mwakoze mu bugenzacyaha, mwiperereza amakuru ya mbere y'ibanze arerekana ko ari irihe kosa ryaba ryarabayemo, ko ziriya nzoga zisanzwe zikorwa zikava mu ruganda, inganda zizwi zitanga n'imisoro, distribution chain kabisanzwe izwi, byaba byaragenze bite mwiperereza gukora? Hari umuntu uhabwa icyangombwa runaka, ni nkuko baguha icyangombwa cyo gukora ubwoko bw'inzoga bwuje standard bwitwa iri zina. Yego. Iryo zina rikajyaho, ariko noneho wowe kubera ko wabonye ibyangombwa ukageraho ugasubira inyuma ukajya ushyiramo ibindi bitari byo. Ibyo rero nibyo bibyara ingaruka nka ziriya. Yego. Abo bose rero iyo kandi ingaruka nini yego kuba binyoye ariko no kuba bikoze. Izo nganda iyo zifunzwe warakozemo investment imeze gutyo kubera amanyanga ya tricherie. Ufite harimo tricherie, baguhaye icyangombwa cyo gukora ibi ngibi, wabyemerewe, product igomba kuba igizwe n'ibi bintu. Hanyuma wowe ugaproducinga iya mbere, iya kabiri ikajya ku isoko abantu bakayikunda, none ukajya wongeramo utundi tuntu. Biriya harimo za chemicals zica abantu. Iperereza naryo rizakomeza kugira ngo rigaragaze ndetse rigumye ricukumbure niba hari n'abandi bakora nk'ibyo ngibyo ngo bagaragare. Amanyanga rero akorwa n'abo bantu bahawe uburenganzira bwo gukora ibi ngibi bagakora ibitari byo. Gusa ubwo ikigomba kugaragara isomo abantu bakuramo n'inzego ni icyo bita inspection iri intense. Ntiwizere wa muntu ko ngo wamuhaye icyangombwa ngo birekeraho, ahubwo hajya abaho inspection ya buri munsi itunguranye. Kandi ntiwizere ngo ni uruganda rugaragara neza gutya ugende hose. Inspection ko abantu bapfuye icyo gihe nyiri uruganda hakurikiranwa nyiri uruganda, hakurikiranwa umuhanga muri food science ukora muri urwo ruganda ari nawe uvanga ibyo ngibyo, hakurikiranwa nde muri rusange, ni bande bahanwa kuri iyo dosiye? Ubwo wenda twajya mu miterere ya dosiye ko no kureba uruhare rwa buri muntu. Dosiye ntabwo irarangira, ariko ikigomba gukorwa buri investigation bigomba gukorwa ikagaragaza uruhare rwa buri muntu ndetse n'uruhare rw'uruganda mu buryo bwo kwishyura dommage d'intérêt. Ibyangijwe n'ababuze abantu baba bagomba kuregera inkiko, nabo bakaba bakishyurwa, kuko ntibibe bigomba kurangira kuriya. Ntabwo bigomba kurangira kuriya, bizakomeza mu nkiko. Ari abashobora kuregera indishyi bazaziregera hanyuma bishyurwa. Ariko ku byerekeye criminal ibyaha bihanwa
ubwo urukiko narwo nirwo rugomba kugaragaza ati uruganda rufite uruhare rwarwo ni uru kanaka, uruhare rwe ni uru, nyir'uruganda uruhare rwe ni uru, ikabigaragaza noneho amategeko agakurikizwa. Urakoze cyane kubera ko yari inkuru yanavuzwe ndetse igahuriza hamwe abayobozi mu nzego zitandukanye, ceka ari ba ministre bane n'inzego z'umutekano zitandukanye, bose bari baburijwemo. Ni ikibazo cyari gikomeye. Yenda mu gusoza, hari byinshi twavuze by'ibyaha ndetse n'amadosiye mwakurikiranye mu bugenzacyaha, ariko wenda hari n'ubutumwa mufite mugendera abanyarwanda mu gihe dutangira uyu mwaka mu bijyanye no gukumira ibyaha, mu bijyanye no gutangira amakuru ku gihe ndetse no kwirinda kugwa mu byaha muri rusange. Urakoze cyane. Ubutumwa duha abanyarwanda, ikintu cya mbere, ubwa mbere ni ukubashimira uburyo bitwaye, ariko noneho uyu mwaka 2022 bakarushaho kwitwara neza. Kwitwara neza tubasaba nuko birinda ibyaha. Kwirinda ibyaha niko kuba inshuti ya RIB. Kubirwanya tugafatanya, ugatangira amakuru igihe, ndetse hariho n'abantu bakirinda ibi byaha bikururiye. Amakuru ku gihe, iyo mvuze gutangira amakuru ku gihe, harimo kudahishira, noneho ukayatangira igihe ku buryo ibimenyetso biboneka hakiri kare, umuntu agakurikirana. Ibi byaha bijyanye no gusambanya abana, turasaba inzego z'ibanze, turasaba abaturage dufatanye kurwanya iki cyaha cyo gusambanya abana. Ni ibyaha bikorerwa muri quartier, aho dutuye, mu midugudu yacu. Kuki bitamenyekana? Kuki tutabirwanya? Ndetse buriya hagombye no kubaho, imidugudu yagombye kugira n'umuhigo. Umudugudu uziramo umwana wasambanyijwe. Ibyo ngibyo abantu bakabihiga. Ntabwo iki cyaha tugomba kukihanganira. Umwana ni umutware, umwana niwe Rwanda rw'ejo, tugomba gufatanya agakura neza. Amakimbirane yo mu miryango, turasaba abantu nabo ko bayirinda. Amakimbirane yo mu muryango afite ingaruka nyinshi. Ingaruka nyinshi, buriya hariho, wumvise kiriya cyaha cy'ubujura. Icyaha cy'ubujura n'ibiyobyabwenge ni ibintu bifatanye isano. Ibintu bifitanye isano, aho usanga urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge, ugasanga ari urubyiruko rwakuriye mu muhanda. Wamubaza ati ababyeyi banjye barashwanye, ababyeyi banjye birirwaga barwana, baratandukanye. Ibyo byose ni ingaruka z'amakimbirane mu muryango. Dusaba abantu ko bagomba kuyirinda, naho aje bakayakemura. Aho bitemeye ko bayakemura bo bwabo bumva batabyikemura, begere RIB tubafashe, aho kugira ngo hazavemo ingaruka nka ziriya zo kwicana. Ubundi uyu mwaka 2022 tubifurije kuba umwaka mwiza, ukazaba umwaka uruta uwawubanjirije. Turashimira itangazamakuru cyane muri ubu buryo dufatanyamo kugira ngo abaturage ubutumwa bugende bubageraho. Tuzagumye gufatanya kurusha uko twafatanyije muri 2021. Murakoze cyane. Reka tugushimire. Twaganiraga by'umwihariko ku byaha byaranze umwaka wa 2021 ushize. Tumwa burumvikana bw'uyu mwaka no kwirinda ibyaha no kwikumira bitaraba, ndetse naho bibaye ukabivuga kare kugira ngo uhanwe cyangwa se ababikoze bahanwe. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane kutwakira.